Shalom shalom abakunzi ba Time to Know, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze, tubifurije amahoro y'Imana, mukomeze kugubwa neza aho muri mwese. Turagarutse nanone mu biganiro byacu. Murabizi ko hano buri kimwe cyose cyatugirira umumaro kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, kugira ngo tugire iterambere ryagutse cyane cyane mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imibereho ya buri munsi. Icyo hano turakivuga cyane. Uyu munsi rero turagarutse mu yindi ngingo yacu, nk'uko duhorana ingingo zitandukanye ku munsi. Uyu munsi nabwo tugarutse mu yindi ngingo abantu benshi bakunda kuvugaho cyangwa se bakunda kugarukaho cyane, ariko ugasanga nanone ntabwo abantu nyine bayumva kimwe cyangwa se babivuga kimwe. Uyu munsi rero tugarutse ku ngingo yo kugira ibanga. Buriya mu buzima hari igihe umuntu avuga, abantu bakavuga ngo iyo uvuze ngo bituma uruhuka, ngo umutima wawe ukamera neza, ariko ukuri guhari ni uko hari ibintu uvuga kenshi ugasanga ni wowe ubwawe ubyivugiye, ni wowe ubwawe ubyisohoreye, ariko bitangiye kugushyira ku gitutu. Bitangiye kugushyira ku gitutu kubera ariwe wabyitangarije kandi abantu ntibari babizi. Ugasanga rimwe na rimwe bikwambuye icyubahiro cyawe bitewe n'ibyo wavuze ibyo ari byo, kuko hari ibintu uvuga babivuga mu bantu benshi mu ruhame, cyangwa se babibwira abantu benshi, byaba inkuru ku bantu benshi, ugasanga utangiye gutakaza agaciro kawe, cya cyubahiro wari ufite mu bantu kiratakaye, cyangwa se ugasanga bitangiye no kwangiza ejo hawe hazaza, kandi byose ariwe wabyivugiye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 11 ukwiye kugira ibanga rikomeye mu buzima bwawe, kuko ntabwo ari buri muntu wese ushobora kugirira icyizere, cyangwa se umuntu uwo ari we wese wita inshuti yawe, ariko uba ugufitiye ibyiza cyangwa se uba ugutekerezaho neza. Niyo mpamvu hari ibintu 11 ukwiye kugira ibanga. Si ibyo gusa nibyo twaguhitiyemo uyu munsi, hari n'ibindi byinshi. Hari ibyo ushobora kuba uzi, hari ibyo ushobora kumvana n'abandi batari hano kuri Time to Know, kuko dufite abantu benshi cyane, dufite imbuga nyinshi zigenda zitwigisha ku bintu nk'ibi ngibi, zigenda ziduhugura, kuko dukwiye guhugurana. Hari igihe usanga abantu baza bakavuga ngo ese ngo uko abantu bose ngo babaye ngo abarimu ngo babaye abigisha ngo abanyeshuri bazaba abandi. Nta munyeshuri uzabura, kuko nanjye uri kuvuga ibi ngibi hari ibindi nanjye nigira ku bandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuba abigisha, nta nubwo ari ukuba abarimu, ahubwo ni ukugira ngo duhugurane, kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza. Niba hari ibintu ubona byafasha umuntu, ntugatinye kubivuga ngo ubuse ngo baravuga ngo iki. Niba hari ibintu ubona byagirira abantu akamaro, gerageza ubibatangaze, kuko mu bantu bagukurikira bose ntihari bubura abo biri bufashe, cyangwa se abo bose buri wese ari bugende agira ingingo imwe akuramo kandi akumva iramureba. Hari uri buzikuremo zose akumva ziramureba, hari uri bukuremo imwe akumva iya mbere ishobora kuba iri kureba wowe, iya 10 ikareba runaka, iya 11 ikandeba. Niyo mpamvu tuba dukwiye kwigishanya, guhugurana, kwibutsanya. Akenshi ibi ngibi biba ari ukwibutsanya, kuko usanga ubizi, usanga warabyumvise kenshi, ariko hari igihe bigaruka. Biba rero ari ukwibutsanya, ntabwo ari ukwigishanya, ahubwo ni ukwibutsanya, kugira ngo tugire ibyo dusigasira. Usigaye usanga muri iki gihe ubuzima bw'umuntu buri hanze, buri kimwe cyose cy'umuntu kirazwi, abamukikije bose nta kintu na kimwe batazi kuri we. Ariko mu by'ukuri ugasanga uko abantu bamukikije ibintu byose babizi, cyangwa ubuzima bwe bwose abantu babuzi, ugasanga hari ingaruka zimwe na zimwe zimubaho, kubera uko kuntu yahisemo gushyira ubuzima bwe hanze. Rero reka wowe unkurikiye nongere nkwibutsa ibi ngibi, twibukiranye kuri ibi ngibi, ibintu 11 ukwiye kugira ibanga mu buzima bwawe.
niba uri umuntu ushaka gutera imbere, niba uri umuntu wumva ushaka kugira amahoro mu buzima bwawe, niba wumva ushaka kugira icyerekezo mu buzima bwawe, banguka icara hamwe ukurikire iki kiganiro cyose ukirangize, uraza gukuramo ibiri bukubake, kuko hari ibyo uvuga ugasanga utakaje amahoro mu gihe kizaza, uvuga uti ibi kuki byagiye hanze, ibi kuki byamenyekanye, rimwe na rimwe ugasanga ushaka kubigarura kandi utari bubigarure. Rero nkurikira hanyuma tuganire. Ikintu cya mbere ukwiye kugira ibanga, udakwiye kujya ubwira abantu abo ari bo bose, ni inzozi zawe n'imigambi yawe migari, bya bintu bigari muri wowe wumva binini cyane ufite, n'inzozi wumva ufite, ukwiye kubigira ibanga. Ntukabwire umuntu wese ibyo uteganya kugeraho, kuko abantu bamwe bazakuvuga neza mu maso yawe, bari aho ngaho rwose, bagushimire, bavuga ukuntu ufite inzozi nziza, bavuga ukuntu rwose ibitekerezo by'imigambi yawe bayishyigikiye, ariko imitima yabo izaba irimo iragusenya, imitima yabo izaba irimo irakuvuma, batishimiye ibyo urimo urageraho. Mu migambi yawe rero, ikure muri wowe, ubanze uyishyire mu bikorwa. Reka ive muri wowe, iyo migambi ufite reka ibanze ive muri wowe, uyishyire mu bikorwa. Nibabona ibisubizo nibwo uzayivuga, ibisubizo byawe nibitangira kuza nibwo uzayivuga. Handi umuntu akubaza ngo ese ibi bintu wabitangiye rya, ese ibintu wabitekereje ute? Umuntu akubaza ngo ibintu wabitekereje ute, noneho tangira umuha ubusobanuro. Mubwire uti naricaye igitekerezo kiza gutya, narebye ikiganiro nako igitekerezo kiza gutya, nakurikiye ubuhamya bwa kanaka igitekerezo kiza gutya, nizi ikintu iki n'iki numva ese wabigenza gutya. Mbese utangire usobanure ibisubizo aho gusobanura imigambi ufite imbere. Ibyo bizagufasha cyane kuko bizatuma wumva utuje muri wowe. Naho nutangira kubwira abantu imigambi yawe, bizagushyira ku gitutu, buri wese ajya kwishyuza ngo ese bya bintu wavuze uzabitangira rya, ese bya bintu wavuze uzabikora rya. Icyo gihe nibatangira kugushyira ku gitutu, bizarangira utakaje wowe wa nyawe, utakaza amahoro yawe kubera ko ari we wabyikoreye. Ariko nubikora bucece, amakosa uzakoreramo uzabasha kuyakosora, kuko ntabwo uzumva ko hari uri kuguseka cyangwa uri kukunyega cyangwa uri kukugaya. Aho uzacika intege uzongera ubyuke kubera ko uzaba uzi icyo uri gushaka, ariko ntabwo uzaba uri kugikorera ku gitutu. Ahubwo ibisubizo nibiza batangiye kubaza ubusobanuro bwabyo, aba ari kuzatangira gusobanura. Icya kabiri, ujye wirinda, ujye ugira ibanga ku bushobozi bwawe n'uko ubyifatamo ku mafaranga. Tuvuze ubushobozi hano ntabwo tuvuga ubushobozi bw'imbaraga, ubushobozi bw'amarangamutima n'ibindi, turi kuvuga ubushobozi ku mafaranga. Amafaranga ni ikintu kigomba kuba ibanga kuri wowe. Ntabwo ari buri wese ugomba kumenya amafaranga utunze, ntabwo ari buri wese ugomba kumenya uburyo amafaranga yawe yabyaza ayandi akantu ku kandi. Iyo abantu bamenye uko uhagaze mu mufuka cyangwa se mu bukungu bwawe, bituma bamwe baguhindura ATM yawe cyangwa se bakaguhindura ikigega cyabo, abandi bagatangira kukugirira ishyari, kuko hari abantu babumva ukwiye kuba inyuma yabo buri gihe, utagomba kubarengaho. Niba ari n'abo wigiyeho uvuga uti aba bantu bageze aharemereye, nanjye nkwiye kuhagera, bakakubera icyitegererezo n'isomo ryiza. Ariko iyo utangiye kubaha detaye za buri kimwe cyose, baba bari kuvuga bati twagombye kuba turi imbere ye, n'ubundi akomeza ararama tureba aduteze amaboko. Ariko cyangwa se hakaba n'abandi nyine bari inyuma yawe, bari munsi yawe, ariko bumva nyine mwagomba kuguma mu cyerekezo kimwe. Rero ujye ugira ibanga ku bushobozi bwawe. Abandi nanone hari igihe usanga bibahaye umwanya wo gushaka uburyo ki nyuma ya rya shyari, noneho bagashaka uburyo ki noneho bagomba kugusenya, bakaguhananura, bakagukura kuri ya mafaranga. Ntukabwire abantu ibyo winjiza byose n'ibyo ufite, kuko si buri wese wishimiye ubushobozi ugezeho. Icya gatatu, jya ugira ibanga ibibazo byawe byo mu rugo cyangwa se byo mu muryango. Ibibazo byo mu muryango akenshi ntibivugirwa hanze. Uzasanga umuntu agira ikibazo isi yose ikabimenya, uzasanga umuntu agira ibibazo n'ibitari ngombwa ko abantu babimenya, ugasanga abantu barabizi,
ariko ibibazo byawe byo mu muryango ntabwo bikwiye kuvugirwa hanze. Iyo ubibwiye abandi akenshi, kuko uko ubisakaza cyane niko buri wese aguha inama ye, akananirwa cyangwa se nawe ukananirwa kumenya iyo ushyira mu bikorwa ndetse n'iyo ureka. Ariko ikibi kirimo cyane ni uko benshi bazaguha inama mbi bituma umuryango wawe cyangwa se urushako rwawe rusenyuka, kuko ntabwo ari bose bishimiye uko umuryango wawe umeze. Niyo mpamvu rero hari abo uzabwira ibibazo byawe baguha inama mbi. Niba uri umudamu wubatse ukajya kubwira abadamu bandi benshi cyane hirya no hino, buri wese ubonye ukamubwira ibibazo bye, hari uzakureba akubwira ati uzi buriya ari njyewe. Ni urugero, niba ugiye kubwira umuntu, umugabo ugiye kuvuga uburyo umugabo wenda atagufashe neza, hari uzahita ukubwira ati ariko njye arabizi, iyo mikino ntiyayinzana, ari nkanjye namushyuhiriza nk'amazi, ari nkanjye yaburara nka gatatu. Ibaze nawe umuntu akakubwira aho kuguha inama y'ukuntu ikibazo wagikemura, akakubwira ati ari nkanjye nabumuraza nka gatatu. Gusa urumva iyo ari inama aguhaye, kandi kubera ko washobewe, rimwe na rimwe ushobora guhita wumva ari ingingo iri bukurengere, nawe nubikora gutyo wenda biri butume wa muntu wawe yitekerezaho akagaruka ku murongo. Ahubwo wabikora ugasanga noneho nibwo umuhaye inzira nini cyane yo kugira ngo bya bibazo birusheho kuremera. Rero ntabwo ari buri wese uba ukwiye kubwira ibibazo byawe. Ingingo ya kabiri kuri iki ngiki, uko urushaho kubivuga cyane niko abantu barushaho kugira ishusho mbi kuri wowe n'umuryango wawe. Yego, nutangira kuvuga ibintu byo mu muryango wawe, akenshi akenshi uri kuvuga ibibazo nk'ibi, nta nubwo ugaruka ku ruhare rwawe muri ibyo bibazo, ahubwo ugaruka ku ruhare rw'abari kubigutera, ugaruka ku ruhare rw'abo mubana, ugaruka ku ruhare rw'umufasha wawe niba uri umugore cyangwa uri umugabo wubatse, niba uri umwana ugaruka ku ruhare rw'abakurera cyangwa rw'ababyeyi bawe, ariko ntugaruka ku ruhare rwawe. Rero iyo ukomeza kubivuga cyane, abantu bagira ishusho mbi kuri wowe ndetse no ku muryango wawe muri rusange, ku buryo n'igihe bizaba byatangiye kuba byiza batazigera bemera yuko byabaye byiza, ahubwo bazajya bavuga bati ni igihe gito bigasubira kwa kundi byari bimeze. Ikindi, hari abo bibwira bagatangira kukugira igitaramo, ugasanga inkuru isigaye iriho ni wowe, ugasanga umuntu wese ikintu cyose avuze urugero atanze ni wowe, ugasanga rero inkuru yawe ahantu hose irazwi. Abantu bagatangira noneho, uko abantu barushaho kugenda bayimenya, niko noneho barushaho kurushaho kuyifashisha bagusenya. Ibaze nawe niba uri umugore n'umugabo, ibaze we mugore ugiye ukumva ya makosa yawe wari uzi ko azwi n'umugabo wawe gusa, ukumva abantu benshi barayazi, ukumva buri wese arimo arakuvugaho. Bigenda bite? Urumva uba udatangiye gusenyuka muri wowe, urumva uba udatangiye gutakariza icyizere wa wundi mwashakanye. Kubera iki? Nyine uko utanga amakuru cyane niko abantu babona inzira nziza yo kukwifashisha, yo kwifashisha amakuru yawe bagusenya. Uramenye rero, ujye ugira ibanga ry'umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo kiri mu muryango kuruta kuba mu bantu. Gusa nanone ahangaha ntituhagera kuvuga ngo ntukavuge ibibazo byo mu muryango wawe. Hari igihe uba ufite ibibazo bikwangiza mu marangamutima, bigatuma ukomereka cyane, cyangwa ukaba ubona byavamo no kuhasiga ubuzima. Egera bamwe mu nzobere z'ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se abajyanama ku by'imiryango, cyangwa se ushake na wa wundi wizeye nk'inshuti yawe. Nyine mu nshuti uba ufite, hariho umuntu ureba ukavuga uti uyu muntu uko byagenda uko ariko kose we ndabizi. Nubwo utakwizera umuntu 100%, ariko ukurikije ibyo mwagiye munyuranamo, cyangwa se ate n'ibyo mwagiye munyuranamo, ukurikije n'iyo muri kumwe, uburyo muganira, ibiganiro mugirana, niba umuntu wita inshuti yawe cyane, wa wundi wizera, niba iyo muri kumwe muganira ubuzima bw'abandi,
akakubwira ibintu wumva ari amabanga ku bandi, abandi baziranye we mutaziranye, kukumva amabanga yabo urayazi, uzitonde kuko uwo muntu nawe nagera muri ba bandi cyangwa mu bandi, nawe amabanga yawe azayashyira hanze. Ariko niba hari umuntu uzi wizeye ukavuga uti uyu muntu nkurikije uko tuganira, ni umuntu mwaganira akakubikira ibanga, ni umuntu mwaganira akaguha inama nzima, ni umuntu mwaganira akarema amarangamutima yawe, akongera akakugaruramo icyizere. Abo bantu jya ubegera, ubaganirize, ubabwire bimwe mu bibazo wumva bikuremereye, igihe ubona ari bya bibazo byangiza amarangamutima yawe, cyangwa se bishobora gutuma uhaburira ubuzima, cyangwa se bishobora gutuma n'umuryango wawe usenyuka. Iyo tuvuze ngo ujye ugira ibanga, ntabwo tuvuze ngo genda wibikemo ibintu byose uceceke umire bunguri. Oya, icyo tuvuze ni kwa kundi usanga umuhisi n'umugenzi mupfa kuba muvugana gusa, ibibazo byawe aba abizi. Umuntu wese muvugana ukumva nyine ugomba kumubwira. Oya, gira buganiriza ariko b'ingenzi uzi kuri bukureho ibintu by'ingenzi. Icya kane ukwiye kugira ibanga ni intege nke zawe. Ntukabwire umuntu wese ahantu ugira intege nke. Ese wari uzi ko iyo ubwiye abantu intege nke zawe, akenshi bamwe bazifashisha mu kugusenya, babyifashisha nk'intwaro, bibabera intwaro ituma bagusenya noneho kurushaho, uko baba baramaze kumenya neza aho intege nke zawe ziherereye, bityo uburyo bwo kugusenya bubabera inzira yoroshye cyane, urugero rworoshye. Oya, urugero reka ne kurutanga, ariko uko uzarushaho kubwira abantu intege nke zawe, bizabaha inzira n'uburenganzira byoroshye cyane byo kubasha kugusenya. Rero uramenye, jya ubigira ibanga. Icya gatanu, ibyaha byawe by'ahahise, ya makosa yawe wakoraga y'ahahise, nayo si ngombwa kuyavuga, akwiye kuba ibanga ryawe. Ibyahise byawe ntabwo ari byo bigena ejo hawe hazaza. Niba uri umuntu wahindutse, niba uri umuntu wamaramaje kureka biriya byose wakoraga kirya gihe, ugafata umurongo mushya wo kuba umuntu muzima no kuzagira ejo hazaza, ntabwo hariya hahise hawe hashobora gutuma ejo hazaza hawe hangirika. Ariko iyo bivuze ku bantu batari abanyabo, cyangwa se ujye ubibwira abantu batari ngombwa, bakwitiranya n'ibyo wakoze, bagahora iteka bakubona muri ya shusho, kandi biragoye ko wabibakuramo, kuko nyine arakureba akavuga niwe. Noneho wagira ibyago wakora n'akantu gato kenda gusa, katari ibyo ariko kenda gusa, katavuga yego n'ubundi niwe, uriya niwe wa nyawe, ahubwo atangiye kugenda avunguraho nanone yagarutse mu mwitege. Niyo mpamvu uba ukwiye kutabyasasa, kubera ko abantu nyine bazakomeza bakubone muri iyo shusho. Iyo wabibabwiye ntibabona uwo uri uyu munsi, bumva ko utigeze uhinduka. Uzarebe ukuntu gutanga ubuhamya, ko uzarebe ku bantu benshi batanga ubuhamya ko bari abasambanyi, abantu bakomeza bavuga bati n'ubundi ubonye uburyo wakongera, kavuga ati n'ubundi ubonye uburyo wakongera, ntabwo wabivuyemo, ntabwo umuntu yabivamo. Ibyahise nibigume inyuma yawe, nihagira n'ushaka kubimenya ujye umubwira uti winsura mu hahise hanjye, kuko sinkihatuye, narimutse ndetse naranagurishije. Ako kantu karumvikanye. Umuntu nashaka kugarura iby'ahahise hawe, jya umubwira uti winsura mu hahise hanjye, kuko sinkihatuye, narimutse ndetse naranagurishije, sinzahagaruka. Icya gatandatu ukwiye kugira ibanga, intambwe urimo gutera uyu munsi. Ntukavuge cyane ibyo uri gukora ubu. Iyo uvuze byinshi, uzi impamvu yabyo se udakwiye kubivuga? Ubivuze cyane umutima uhita wumva utuje, kuko abantu nyine bahita bakwakira, bakumva nyine abantu bakagushimagiza, bakakubwira ukuntu ibintu urimo ari byiza, bimeze neza, buri wese akaguha imbaraga, noneho ugahita wumva nawe umutima wawe uratuje, ukumva nyine ugahita utangira kwiyakira
nk'umuntu koko wamaze kugera ku ntsinzi ye, kubera ko wabonye ko byakoze ku mitima ya benshi, ukibagirwa intego wari ufite. Imbaraga zawe zikagenda zigabanuka, kuko abantu benshi baba bari kugushimagiza mu ruhame, mu bantu benshi, bakubwira bati uri umuhanga, uri umukozi, nawe ugahita wiyumva koko nk'umuhanga, ugahita wiyumva nk'umuntu w'umukozi, mbese ugahita wumva umeze nk'umuntu mbese wamaze kubigeraho, wabishyikiriye. Icyubahiro cy'abantu bakugombaga igihe ibisubizo by'ibyo uri gukora byaje, batangiye kukiguha. Ubwo rero ugahita wumva umusaruro wamaze kuwugeraho. Hakaba rero n'abantu hari igihe bahita batangira kuguca intege, nawe ya mpamvu nyirizina yatumye ufata umwanzuro wo kubikora ukayibagirwa. Niyo mpamvu udakwiye kubwira abantu intambwe zawe uri gutera uyu munsi. Kora bucece, ibisubizo bizavuge, ndetse utazatangire gusobanura ku bisubizo. Kuko umuntu nakubaza ngo ese ibi bintu byagenze wabitangiye ute, byaje bite, nibwo uzatangira noneho kuvuga uko wagiye utera intambwe, uko byagiye biza. Ariko wibivuga uyu munsi, ahubwo uzasobanura ibisubizo. Gusa iyo tuvuze kutavuga ibyo uri gukora, ntabwo ari ukunanirwa kwamamaza cyangwa se ngo wicecekere, ahubwo wijya gusobanura ibintu byawe byose. Niba ari aho ukeneye kwamamaza, amamaza. Niba ari aho ukeneye gusaba inama, gisabe, ariko wibwire umuhisi n'umugenzi ibintu urimo. Jya ugira ibanga. Icya karindwi ukwiye kugira ibanga, ni ibanga ry'umubano wawe. Umubano wanyu ni uwa babiri, ni uw'abantu babiri, si uw'abantu benshi. Wari uzi ko se iyo uvuga uburyo umubano wawe n'uwo mwashakanye uhagaze cyangwa n'uwo muri gukundana, bamwe bahita bashaka kukwinjirira ngo bamenye neza niba koko ariko bimeze? Iyo bivuze rero hanze, abantu bagushyiramo urwikekwe, bagashyiramo n'amakimbirane, ndetse bagatangira kuguca intege no kuguca kuwo muri gukundana cyangwa se kuwo muri kubana, kuko baba bifashishije bya bimenyetso wabahaye. Jya ugerageza kubigira ibanga rero, ntukaze ngo buri wese umuganirize buri kimwe cyose mu mubano wawe, buri kimwe cyose cyo mu rugo rwawe, buri ntambwe yose umuryango wawe uri gutera, buri ntambwe yose we n'umukunzi wawe muri gutera. Ibyo bintu uko ubivuga, harimo bamwe babyifashisha bikarangira bagusenye. Kandi koko ibanga ry'urukundo nirigume mu rukundo muri wowe, wibyasasa ahantu hose. Vuga ibiri ngombwa, vuga ibyo ubona abantu bakwiye kumenya, ariko wivuga akantu ku kandi ngo abantu bamenye detaye. Detaye za buri kintu cyose ntabwo ari ngombwa. Icya munani ukwiye kugira ibanga, ntukavuge ibintu byose, amasezerano ufitanye n'Imana. We uzi ko hari abantu amasezerano Imana iba yarabahaye ataranasohora, bataramenya niba ari nawe yavuze cyangwa itaravuze. Amasezerano byose, umubano wabo n'Imana wose bakawushyira hanze. Ariko ikintu gihari ni kimwe, ntukavuge ibyo urimo urasengera, ntukavuge amasezerano Imana yaguhaye atarasohora, ibyo wifuza ku Mana cyangwa se ibyo wifuza utegereje, kuko hari amasengesho agomba kuguma hagati yawe n'Imana. Nshuti yanjye, hari amasengesho ukwiye kugirana n'Imana atari buri wese umenye ayo masengesho uri gusenga ayo ariyo. Yewe niyo mwaba mwasenganye n'abantu, mwateguye n'amasengesho y'iminsi 3 cyangwa n'icyumweru cyangwa se n'iminsi 40 ingahe, ariko wowe n'Imana mukaba ari mwebwe muziranyeho. Hari ibintu rusange, hari igihe ugira icyifuzo ukeneye ko abantu bagufasha gusengera, ariko ntabwo ari ngombwa ngo buri kimwe cyose, buri banga ufitanye n'Imana ryose ubabwire. Ariko muzi ko na Yesu yajyaga ajyana yafataga abigishwa 12 biriranywe, bari kumwe, agatoramo 3 bamuherekeza. Kuki atajyanaga bose na bariya bose 12, ahubwo akajyana na 3?
kandi nabo bakagenda bagera ku musozi nabwo akabavamo akimuka akagenda aha wenyine. Ni ukuvuga ngo hari ibintu dukeneye kuba turi kumwe n'abandi muri ibi bintu by'Imana, hari ibyo dukwiye gutera intambwe tukinyufura mu bandi tukavamo tukigira hirya, noneho hari no kuva noneho hirya tukigira hirya ha hirya, kugira ngo tubashe kuganira n'Imana neza dutekanye. Rero si buri wese ukwiye kumenya isengesho uri gusenga cyangwa se buri mugambi wose Imana igufitiyeho. Si umuntu wese ugomba kumenya aho ugeze mu mwuka, oya, reka gusubizwa kwawe kuba ariko kuvuga, ahubwo nibisohora uzatanga ubuhamya ku bandi, ubigishe kwihangana, ubigishe gutegereza Imana batarambiwe. Si byo se? Icya 9 ukwiye kugira ibanga, ibitekerezo byawe byimbitse. Iki cyenda gusa na cya kindi cy'imigambi yawe twavuze yagutse cyangwa se migari. Ibitekerezo byawe n'inzozi byawe byo mu mitima ntibyumvwa n'abantu bose. Ariko uzi ko hari igihe usanga imishinga yose ufite abantu bose bayizi nk'aho ari bo bayiteguye. Abantu bose bayizi nk'aho ari bo bayiteguye. Niba hari iyo ukeneyeho ubujyanama, shaka umujyanama wizeye, ariko cyane cyane abo uwo mwashakanye cyangwa se undi muntu uzi neza ko muri icyo gice ari inararibonye, ku buryo inama yaguha yaguherekeza. Hari abaseka ibyo utekereza. Uzi ko hari n'abantu baguseka, utangira kuvuga ibitekerezo byawe abantu bakaguseka, abandi bakabisenya, abandi bagatangira kwereka ukuntu ibintu ugiyemo utazabishobora bakaguca n'intege. Uzi impamvu se? Watangiye kuvuga ibintu byawe nawe ubwawe utaragerageza. Rero mu gihe utarabigerageza ngo ubone ko byanze cyangwa se biri gukunda, wibibwira abantu, kuko nubibwira abantu bazatangira kuguca intege, bakubwira ukuntu utazabishobora. Ariko se koko urabizi neza ko utazabishobora? Waragerageje biranga? Uzi ko ducika intege tutaranatangira kubera abandi baduca intege. Kubera iki? Twananiwe kugira ibanga ry'ibitekerezo byacu. Hari n'abandi rero bagusenya kuko bumvise ufite ibitekerezo byiza, atari uko koko ubona koko utazabishobora, ahubwo bumvise ari byiza ariko ntibashaka kubigeraho. Bashaka rero uburyo bwiza bwo kugusenya. Hitamo ubisangiza umwe kandi wizeye, cyangwa se niyo ataba umwe ariko babe abantu wizeye, uzi ko banagufata akaboko muri ya nzira urimo. Niba ari uwo mwashakanye azagufasha kukugira inama nziza, kuko ntazakugirira ishyari. Azaba yumva ko gutera imbere kwawe ari ugutera imbere kwe, nutera imbere bizamunezeza. Uwo yabasha kugira inama, niyo atabasha kugira inama basi yanagusengera cyangwa yanagutera imbaraga. Ahubwo uzi gukora ikintu ufite umuntu uri kugutera imbaraga, nabyo ntako bisa. Nubwo wabona biri kugorana, ariko kuko uba uzi ko inyuma hari umuntu uri kugusunika utanyerera ngo ugwe, nabyo biragufasha. Rero ntukabwire abantu ibitekerezo byawe, ahubwo jya ushaka bake cyane wizeye wabibwira. Hanyuma icya 10 nanone ukwiye kugira ibanga ni imibabaro yawe yose. Si umuntu wese ukeneye kubwira akababaro kawe. Hari abakumva bakanezerwa kuko nyine bashize ikintu cyakubabaza barakibuze, none bagize amahirwe bumvise ko nawe wababara. Bazanezerwa rero kuko ubabaye, ndetse bagashaka uko bakongeramo n'ibindi ku buryo umubabaro wawe wiyongera. Ririra imbere y'Imana cyangwa imbere yawe nawe wiririre ubwawe, uririre Imana. Niho hantu honyine ushobora gutura umubabaro wawe ukumva aho utuye neza cyane. Naho iyo utangiye kuyitura abantu, ukaririra abantu, harimo abanezerwa kuko bari barabuze aho baguhera, cyangwa se umunezero wawe wari usanganywe wabajenaga, wabaryaga. Icya nyuma, icya 11 ari nacyo cya nyuma ukwiye kugira ibanga, icyo uteganya guhindura mu buzima bwawe.
ntuzigere wicara ngo ujye ubwira abantu ngo ngiye guhinduka, ngiye guhindura ibi, reka da. Nawe icara usubize amaso inyuma urebe igihe umaze uvuga ngo ngiye guhinduka kuri ibi. Uwo muhuye wese uti ndashaka impinduka, ngiye guhinduka, bikarangira ugumye hahandi. Wowe ahubwo ufata umwanzuro uhinduke, hanyuma abantu bo bazabyibonera kuko wahindutse, ntibakeneye ko ubabwira ko ugiye guhinduka. Kuko usanga akenshi amagambo menshi adatanga umusaruro. Nuhinduka witeguza abantu ko ugiye guhinduka. Nuhinduka bazabibona. Nureka ibi bazabibona ko wabiretse. Nugira gutya bazabibona ko wagize gutya. Wishaka kubwira abantu ngo ubabwire ibyo ushaka guhindura n'uko ushaka guhinduka, ntabwo ari cyo bakeneye. Icyo bakeneye ni ukubona umusaruro, kandi bizagufasha. Niba utangiye guteguza abantu ko ugiye guhinduka, uko wari umeze hari ababikuragamo inyungu, bazatambamira iryo hinduka ryawe, kubera ko nuramuka uhindutse nyine za nyungu ntazo bazabona. Ariko nubikora bucece, kuko nyine hari impamvu ushatse guhinduka, nuko uko byari biri cyangwa uko wari umeze ntabwo byari bikubatse, ntibyari bigufashije, byahoraga bikubangamiye. None ufashe umwanzuro wo guhinduka. Rero niba ufashe uwo mwanzuro, wukore nkawe ubwawe, wibanza kubimenyesha abantu. Numara guhinduka, babandi bazabyibonera. Rero twasoza tuvuga ngo kubaho neza ntabwo ari uko cyangwa se kumva utuje cyangwa kumva ufite amahoro, kumva umeze neza, ntabwo ari uko wavuze ibintu byinshi, ntabwo ari uko ubuzima bwawe bwose wabushyize ku karubanda, ntabwo ari uko ibibazo byawe byose wabibwiye abantu, kuko uzarubera n'igihe uvuga ibintu ahubwo nyine byende twatangiraho tuvuga ngo bikakwambura amahoro, ugasanga nibwo uhangayitse, nibwo umutima noneho utangiye gutera cyane, nibwo ibitekerezo bikubanye byinshi, urimo urashakisha uko wasibanganya bya bintu wavuze, ntibiri bukunde, urimo urashaka ukuntu wagorora bya bintu wavuze, ntibiri bukunde, kuko icyo umuntu amajije kumva yacyumvise, n'ibindi byose warenzaho burya biba byinjiye. Rero kuvuga byinshi, gusakaza amakuru yawe yose, ntabwo ari byo bituma umera neza. Kuvuga ahantu hose umubabaro wawe ntabwo ari byo bizakumara agahinda ufite muri wowe. Kubivuga cyane nubwo bavuga ngo iyo ubivuze uraruhuka, ariko igenzure wowe, igenzure urebe igihe wagize ibibazo ukumva uraruhutse, n'igihe wagize ibibazo ahubwo ukumva muri wowe urushijeho gusara. Igihe wagiraga ibibazo nyuma ukumva urushijeho gusara burundu, hari habaye iki? Uzasanga ari uko akenshi wabaga bya bibazo byose wagize wabisakaje ku muntu wese, ahubwo noneho ugasazwa n'uburyo utari bubashe kubigarura, ukavuga uti iyo nza kwicecekera ubundi. Hitamo ibyo uvuga, hari ibyo uvuga, hari ibyo uba ugomba kuvuga, ariko hari n'ibyo uba ugomba guceceka. Ntago twavuze ngo ibintu byose ubiceceke ubimire muri wowe, kuko nabyo birangiza. Birangira rimwe na rimwe hari igihe ufatiye umwanzuro utari mwiza, cyangwa se bigakomeza bikwangiza mu marangamutima no mu mitekerereze ikangirika, ariko hari ibyo ukwiye kuvuga, hari n'ibyo ukwiye guceceka. Ibanga ni intwari ikomeye muri ubu buzima. Iyo umuntu yamenye guceceka mu gihe gikwiriye, mu gihe cya ngombwa, abaho atuje, abaho mu mahoro, kandi ubuzima bwe bukagera kure. Nongere mbibutse, ibi ni ibintu 11 ukwiye kugira ibanga mu buzima bwawe, kuko bizagufasha kubaho neza, utuje, mu mahoro, mu munezero, nta rwikekwe, nta gahinda, nta gutakaza icyubahiro, ahubwo umeze neza kandi utuje. Reka nongere mbibibutse mu ncamake, ikintu cya mbere ukwiye kugira ibanga ni inzozi zawe n'imigambi yawe migari.
Icya kabiri ukwiye kugira ibanga ni ubushobozi bwawe no kubyifatamo ku mafaranga. Icya gatatu ukwiye kugira ibanga ni ibibazo byawe byo mu muryango. Icya kane ukwiye kugira ibanga ni intego ni intege nke zawe, nazo ukwiye kuzigira ibanga. Icya gatanu ni ibyaha byawe by'ahahise. Icya gatandatu ukwiye kugira ibanga ni intambwe urimo uratera uyu munsi, intambwe uri gutera aka kanya. Icya karindwi ibanga ry'umubano wawe, ibanga ry'urukundo rwawe. Icya munani ukwiye kugira ibanga ni ibyo Imana iri kukubwira, ni uburyo ubanyemo n'Imana yawe, ibyo bikwiye kuba ibanga. Icya cyenda ukwiye kugira ibanga ni ibitekerezo byawe byimbitse. Icya cumi ukwiye kugira ibanga ni imibabaro yawe, imibabaro yawe. Icya cumi na kimwe nacyo cya nyuma ukwiye kugira ibanga ni icyo uri guteganya guhindura cyangwa se guhindukaho mu buzima bwawe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Mugume hano kuri Time to Know, dusubire ubutaha. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.